Imana rero ibona nako gace wowe abandi batabona. Imana ihera inyuma ikabanza no kwinjira muri wowe ikabasha kumenya uwo uri wowe. Kandi ikibiri gushaka asaga ari ukuvuga ngo nuko utunganye birenze iby'abandi, ahubwo ibiri kureba ubwawe bunyangamugayo ndetse no kuvugisha ukuri kuva iwawe. Ibyishimo byinshi biterwa no kuba ubwawe ushaka Imana n'ibyifuzo, kuba ubwawe wifunguye wirekuye. Imana ikeneye wa mutima wawe uvuga uti Imana ndagukeneye, ndagushaka Mana. Kabone n'ubwo ibintu byose nari kubisobanukirwa byose, ariko Mana ni wowe misemo. Bene umutima nk'uwo nguwo ni ubasha kugera ku mutima w'Imana, umutima wicisha bugufi, umutima ubasha kwigishwa. Imana, umutima uzajya uhora buri munsi ushaka Imana nanone. Yewe na nyuma yo gutsindwa ibintu ubona byanze, yewe no mu gihe wacitse intege, yewe n'igihe isi iri kugushyira mu byerekezo bitandukanye n'ibyo wajyagamo, kubera ko ukuri kwa nyako guhari nuko Imana ntabwo iba yiteguye ko n'ubundi wabasha gukiranuka uko bikwiriye. Niyo mpamvu nayo ubwayo wowe ubwawe utabyishoboza, ahubwo gusaba kugira ngo uzuyegere, biragusaba kugira ngo ukomeze uyize imbere kandi uhore uyigaragariza imbere. Ibyo waba utwaye, ibyo waba uri gucamo, reka Imana rero igira ikitangira gukora muri wowe, kubera ko ariyo yonyine yabasha kugira icyo ikorera muri wowe. Iyo turebye mu byanditswe, rumwe mu rugero tugenda tubonamo rw'umutima unezeza Imana, tubona Dawidi ubwe nibwo yatangiye kubivuga. Tubibonera ndetse no kuri Dawidi uburyo yari afite umutima Imana ikunda, kandi umuntu yari afite umutima Imana ishaka. Iyo turebeye kuri Dawidi rero, Dawidi ntabwo wavuga ngo yari atunganye igihe cyose, nta nubwo wavuga ngo yari atunganye cyane. Hari amakosa menshi yagiye akora agatsindwa, yagiye acumura inshuro nyinshi, yewe bitigeze agacumura bikomeye, bitigeze bikora kuri we gusa, ahubwo bikagera no kuba mwegere no ku bana be no ku muryango we. Yewe hari n'ibyo yagiye acumura bikagera ku mahanga yose, ariko Bibiliya irakomeza iravuga ati ni umugabo ufite umutima Imana ishaka. Kubera iki rero? Kubera ko nubwo ibyo byose byabaga, Dawidi buri munsi yahoraga agarukira Imana, yihishaga Imana, yazanaga kwa gutsindwa kwe y'amarangamutima ye yose, akihana agashima Imana. Ibyo byose akabizanira Uwiteka Imana ishobora byose. Nubwo yajyaga buri munsi yijijisha nk'ameze neza mu gihe atameze neza, ahubwo buri munsi ahoraga agaruka aza mu biganza by'Imana imuziyo wese, kandi Imana ikimukunda. Iyo usomye ndetse nawe n'ubwawe nuramuka unasomye Zaburi, uzareba uburyo ki Dawidi yagiye asukira umutima we, akagenda awusukira Imana mu bihe byinshi bitandukanye, mu gihe by'umunezero, mu gihe cy'agahinda, mu gihe cyo kwemera ibyaha, mu gihe cy'umunezero cy'ibyishimo mu gihe yabaga ari guserebura, mu gihe yabaga akumbuye, ndetse no mu gihe cyo kwihana, cyane cyane nka Zaburi ya 51. Iyo ngiyo rwose niyo yagiye ayihaniramo cyane. Ndetse ibi bihita bitwereka ko icyo Imana ishaka cyane si uko uvuga ngo ni ukukora ibintu bidasanzwe cyangwa se gukiranuka bihambaye, ahubwo kuba uri umuntu ufite ubunyangamugayo, ufite umubano udasanzwe n'ubunyangamugayo. Reka turebe rero mu ijambo ry'Imana, cyane cyane muri Zaburi, zibasha kuba zigaragaza umumaro w'umutima wawe. Zaburi ya 19 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15 haratubwira ati amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Uwo ni Dawidi. Ahangaha Dawidi yaravuze ngo Nyagasani, si ibyo wenda ndi kuvuga mu rusaku rwinshi cyangwa se mvugira hejuru, ahubwo aravuga ati ndashaka yewe na ya majwi atuje muri ngiye ko nayo agomba kunsohokamo kandi akakuzanira umunezero. Ubwo nibwo bushuti buhambaye Dawidi yifuzaga hamwe n'Imana, kuko n'uguca bugufi. Zaburi ya 26 umurongo wa 2 haratubwira ati Uwiteka unyitegereze, ungerageze, gerageza umutima wanjye n'ubwenge bwanjye. Ahangaha nibwo Dawidi yarimo atumira Imana kugira ngo ize yinjire muri we. Ntabwo afite ubwoba bwo kubwira Imana ngo Mana rondora umutima wanjye, usuzume, ungerageze, maze unyereke ibyo ntabasha kubona, maze umpe ishusho nkwiriye kugenderamo, maze wongere, maze unyungurure, wongere umpe imbaraga, wongere ungire mushya. Uko niyo myifatire y'umuntu ushaka gukura. Niyo mpamvu Zaburi ya 51 umurongo wa 10 haravuga ati, nibwo Zaburi ya 51 umurongo wa 12 hatubwira ngo Mana undebe mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Nakubwira ko iri rimwe mu isengesho ryo kwihana ryamamaye cyane muri Bibiliya. Inyuma y'igihe kinini amaze kugenda atsindwa, ntabwo iki gihe ahubwo Dawidi yahitaga agenda ngahunga Imana, nyuma yo gukora ibyavuga ngo Imana nayikoshereje ndayihunze, ntabwo ndi bwigaruke imbere. Ahubwo mu gihe yabaga yakosheje yirukankiraga Imana akaza akayisanga. Ntabwo yazaga afite impamvu nyinshi avuga ngo Mana nacumuye kubera ibi n'ibi, ahubwo yahitaga asaba Imana kugira ngo Imana imutunganye imweze,
kugira ngo yongere atangire bundi bushya, kugira ngo Imana yongere imugire mushya. Kwe niko umubano nyawo ufitanye n'Imana ugomba kubusa. Zaburi y'119 umurongo wa 10 kugera kuri 11 haratubwira ati no gushakishije umutima wose ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ndahasubiramo ngo nagushakishije umutima wose ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aha yari amaze kumenya, Dawidi amaze kumenya ko umutima we ntabwo ari ahantu h'amarangamutima. Yari amaze gusobanukirwa ko umutima we ari ahantu ijambo ry'Imana ryatura. Rero ijambo ry'Imana riba mu mutima wawe riragukomeza kugira ngo ukomeze kugendera mu kuri, yewe n'igihe ubuzima bukomeye burushijeho kukukomerera. Rero kimwe mu bintu akenshi dukunda kwibagirwa hano, ibintu byose biva mu mutima. Buri kimwe cyose, ibyo uzajya ubona byose biva mu mutima. Ibitekerezo byawe, amarangamutima yawe, cyane imibanire yawe n'abandi bantu, umubano ugirana n'abandi bantu, yewe na bya bisubizo utanga byose biva mu mutima wawe. Bya byifuzo byawe byose, imyanzuro ufata yose nayo nihiva. Ibyo byose biva mu mutima wawe bikurikije uko umutima wawe na kondisiyo urimo n'ibihe uri gucamo. Niyo mpamvu rero imigani ibice byaho bino umurongo wa 23 havuga ati rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Mu magambo make, rinda umutima wawe witonze nkana, kubera ko ibyo bintu byose ukora n'ibiba mu buzima bwawe byose nibigaragaza uko umutima wawe mindano umeze. Ibyo bitekerezo iyo ukunze umuntu bitangira mu mutima wawe, iyo ugiriye umuntu ishyari nabyo bitangira mu mutima wawe, iyo unababariye umuntu cyangwa se ukanga kumubabarira, ibyo byose ni imyanzuro iba ivuye mu mutima wawe. Umunezero, uburakari, yewe n'ubushuti no kwiharira umuntu cyangwa se ukimariramo umuntu, kwikunda, umurava, ubwoba, ibyo byose bikura nanone bivuye muri bya bindi wemere kugira ngo bitere imizi mu mutima wawe. Niyo mpamvu atari ibintu bikwiriye gukora ibintu byiza gusa hanze, ahubwo bimwe ugomba kubikora bivanye ku mutima, kubera ko niyo mpamvu Imana ibishaka kugira ngo ibanze kureba ibiri mu mutima wawe kuruta ibiri hanze. Imana yita cyane kuri kondisiyo y'ubutaka bukurimo ari umutima, kubera ko n'ubundi imbuto ntabwo zikora zivuye muri bwa butaka bwagangaye cyangwa se umutima wagangaye wumagataye. Bivuze ngo ubutaka bwawe niwo mutima wawe. Rero imbuto zera mu murima mwiza, mu butaka bwiza. Ibi niyo mpamvu rero mu gihe umutima wawe ari mubi ntabwo uzigera wera imbuto nziza. Rero tukimara kureba ibintu ni gute warinda umutima wawe, kubera ko ugomba kurinda n'ubwenge no kwitwararika. Ibyo bisobanuye ngo ugomba gusuzuma ese n'icyo ugaburira umutima wawe. Ugomba kwitondera ibya bintu ujya uhingamo indani muri wowe buri munsi, each day. Buri magambo yose wumva, buri ndirimbo yose uririmba, buri video yose ujya ureba, buri biganiro runaka ujya mukaganira n'abo bantu cyangwa se ibyo winjiramo, amakonversation cyangwa se ibiganiro ujya wengaginga in. Ibyo bintu byose hari icyo biri kuba byabiba muri bwa butaka bw'umutima wawe. Tangira kano kanya wibaza uti, ese ni ibiki ndi kwemerera kugira ngo binyinjire mu mutima? Ese ni ibiki mba ndi gutekereza mu gihe nta wundi muntu uri hafi yanjye? Ese ni ibiki mba ndi kwibwira mu mutwe wanjye? Ni ibiki mba ndi gutekereza mu gihe ndi jyenyine? Ese ni izihe mbuto nanjye ndi kwemerera kugira ngo zikurire muri jyewe? Kubera ko umutima w'umuntu umeze nka jardin, kandi jardin ntabwo ijya iguma ahantu hamwe ngo ibe iri wavuga ngo igumiye hagati. Ubuzima bwawe nuramuka uhinze ukuri mu mutima wawe biciye mu ijambo ry'Imana, amasengesho no guhimbaza Imana no kuramya, uko igihe gicaho uzatangira kubona kwizera, amahoro, urukundo ndetse n'imbaraga zo mu buryo bw'umwuka zizatangira gukura. Ariko umunsi uzabyirengagiza, umunsi uzareka ibyatsi byari bidakenewe, ibintu byose biza kuniga ubutaka mu gihe uzareka ibidakwiriye bigakomeza gukora, ntubibagare ngo bigende bive muri wowe. Iyo nuramuka ubwawe wemereye ibinyoma bikicara muri wowe bitabangamiwe, ibinyoma bikaguturamo, ubusharire buzatangira gukurira muri wowe, ndetse n'ubwoba, ubwibone, kwishyira hejuru, kubura amahoro ndetse n'umuvurungano muri wowe, urujijo, confusion. Imutsi ndagushishikariza kugira ngo ube umurinzi w'umutima wawe. Ntuwurinde ibibi gusa, ikindi ugaburire n'ibintu byiza. Ugaburire ibyejejwe, bitunganye, ibyera. Tangira watura ubuzima ku mutima wawe wifashisha ijambo ry'Imana n'amasezerano y'Imana. Reka umutima wawe worohe, uce bugufi, maze uhabwe ishusho, ukomezwe n'umwuka wera, kugira ngo niba ubyibuka, ntabwo Imana yawe uri kureba yuko umutima
umutima wawe ari umutima utunganye kuruta indi, iri kureba umutima uciye bugufi, kandi umutima uciye bugufi imbere yayo uyishaka, umutima ushaka guhora ugarukira Imana nanone utitaye ku byaba byabaye byose. Rero ngwino usanga Imana uyu munsi. Reka rero aho tugeze hano dufite umwanya dutangire dusengere hamwe, ubwo wangurikiye tukaba tugeze hano. Yesu mukundwa, imbere yawe n'umutima wanjye uyu munsi wose uciye bugufi kandi ugushima. Birashoboka ko umutima wanjye ushobora kuba wanduye, umutima wanjye urananiwe, uranduye, umutima wanjye uri kubabarira, yewe n'ahantu henshi n'uyu munsi ntabasha kuba narondora hose, ariko kano kanya ndawuguhaye, n'uwawe byuzuye, ndawukugaruriye Mwami Yesu, kubera ko Mwami Yesu ni wowe wenyine uzi neza uko wakiza umutima wanjye. Ni wowe Mwami wanjye Yesu wabasha kuba wagera muri wa mwanya ukagera kure naho umuntu uwo ari we wese atabasha kubona, ariko ubasha kuhagera mu mutima wanjye no mu mubiri wanjye wose. Kumenagurika, ibikomere ndetse na zimwe mu nguni zihishwe muri njye zose urazizi, kandi Yesu uracyanshaka. Nanjye rero ndaje, uzi umutima wanjye mu biganza byawe Yesu Kristo Mwami Mukiza. Uzuza umutima wanjye umwuka wawe wera, nkukeneye kugira ngo ube muri njyewe, kugira ngo ushinge imizi yawe muri njye, kugira ngo ahari humagataye muri njye hose uhuzuza amazi yawe y'ubugingo, ndetse hose ahari harumagataye hatakira ubuzima uhazana ubuzima, uhazure ahari hangiritse amazi yawe n'amaraso yawe y'ubugingo ahazana ubuzima, maze umumekere mu mwuka wawe wera, maze ibyumba byari biri muri njye birimo ubusa byose ubyuzuzemo umwuka wawe wera, maze ukubure wirukane ibintu byose bibi bitari bikwiye kuba bihari, ahubwo utsigemo imbaraga zawe, maze uhasiga amahoro yawe mu mutima uciye bugufi kandi wuzuye impuhwe wawe. Umutima atari ukunda kuko ibintu byoroshye, ahubwo mu mutima ukomeye ukomeza gukunda, yewe n'igihe n'ibintu bikomeye, yewe n'igihe ikiguzi cyabyo gihambaye cyane, yewe n'igihe bibabaje biteye agahinda biba biryana. Mana mfasha kugira ngo mbabarire abankomerekeje, abambabaje bose Mana ndabababariye, atari ukubera ko babikwiriye, ahubwo kubera ko warabanje urambabarira, wanambabariye byose. Ntabwo nyishaka gutwara umujinya n'uburakari n'inzika, ntabwo nyishaka gukomeza kuzirikwa n'ubusharire kuri njye, nshaka kubohorwa. Kandi Yesu ndabizi ugeze mu mutima wanjye, ubu umutuzo n'umudendezo utangirira muri njye kubera wowe wawugezemo. Nyagasani, nzamuye imbere yawe n'abo bari kubabara imbere yawe. Hari benshi batwaye bari guca mu buribwe bw'agahinda, batuje abantu benshi batazi, benshi baragambaniwe, abandi baratereranywe, abandi bafatwa nabi, abandi bari kwiyumva nk'aho batabonwa, batumvwa, badakundwa, ariko nabo bose urabona amarira yabo barira mu ibanga rikomeye. Mana uzi byinshi biri inyuma y'ibi byose, y'uko guceceka. Ndagusabye Yesu, kora ku mitima yabo, maze ibice byose byabo byari byarangiritse, ibyari byarakomeretse, inguma bari bafite, agahinda n'imibabaro yose ubihuriza hamwe ubakize kubw'ubuntu n'imbabazi n'urukundo rwawe, maze ubashyire muri wa munezero no gutuza kwawe, ubatware mu biganza byawe, arimo ubatwikiriza ineza yawe. Reka batangire kumva umunezero n'umudendezo no gushyushwa no kuba bari hafi y'urukundo rwawe, batekanye ndetse batekanye no kuba uri hafi yabo, ndetse batangira kumva umutekano w'urukundo rwawe. Reka amahoro yawe twese adutwikire twese uyu munsi, kuko abidusezeranije mu Bafilipi ibice byawe n'umurongo wa 7. Amahoro ay'abandi bantu bose arenze ay'abandi bose babasha kumenya, maze ukomeze kurinda imitima yacu biciye muri wowe Yesu Mwami. Dukeneye amahoro abasha kudukomeza mu gihe twacitse intege, amahoro aturinda ubwoba, amahoro abasha gutuma tubashe gutuza mu gihe ibindi bintu byatuzambanye byakomeye mu buzima bwacu. Mana Data, duha umutima witeguye kukubaha mu by'uvuga byose, umutima ubasha kuvuga ati yego Mana, yewe n'igihe ibintu bikomeye, umutima wizera ko ari wowe ugomba kutuyobora, yewe n'igihe twebwe tutabasha kubyumva, umutima ukurikira gushaka kwawe aho gukurikira ibyifuzo byanjye, mu mutima ubasha kuguhitamo ukakurutisha ab'isi n'iby'isi, umutima woroshye kandi wicisha bugufi, atari wa mutima wibona wishyira hejuru, umutima wifuza kugukurikira kabana nubwo byagira ikindi kiguzi binsaba, yewe kabana nubwo byabivuze ko najya kure y'ibintu byinshi nari nkeneye kandi nari ndimo igihe kinini, ariko umutima nkawubona. Mana ndemamo uwo umutima ukeye, nk'umutima
Dawidi yasengeye muri Zaburi ya 51 murongo waho wa 12. Impa umwuka mushya kandi ukuremo ikitari gitunganye muri nge cyose, ikitaguhesha icyubahiro muri nge cyose kigenda ukirukane, yaba ari ishyari, ubusharire, inzika, kwibona, ubunebwe ndetse n'ubwoba. Icyaba ari cyo cyose Mana, cyose ugikuremo ikitaguhesha icyubahiro, ikitagutunganiye. Ntabwo nyishaka kuguma ku kintu kinkira kure yawe, ntabwo nyishaka kubaho ubuzima bwo kuba wakazuyaze. Ndashaka guhora nanjye ndi gutwika nk'umuriro wera. Ndashaka ko uyu munsi umutima wanjye ukomeza gutera ku bintu by'ingenzi kandi bifite umumaro kandi by'ingenzi kuri wowe Mana. Ndashaka kujya nkanguka buri munsi mfite inzara yo kuba nzi imbere yawe no kugukorera. Uvana imbere yanjye ibindangaza, byari ibigirwamana byari imbere yanjye, ibyo naba nzi n'ibyo ntazi byose ubisenye ubirimbure. Unkuremo buri kimwe cyose cyashaka gihangana hagati yawe na muri nge, cyanzanagamo ihangana ryawe nacyo muri nge. Wongere unyuzuze mu mwuka wawe mushya wera Yesu, unyuzuze mu rukundo rwawe, unyuzuze mu kuri kwawe, unyuzuze mu mwuka wawe Yesu. Ndakwinginze ntuwemerere ko umutima wanjye ugakomera nk'ibuye. Ntuzigere wemerera ibibabaje n'ibingora mu buzima ngo bizatuma umubiri wanjye urushaho gusharira n'umutima wanjye. Ntuzigere wemera ko umutima wanjye kubw'amasengesho amwe atarasubizwa mu buzima bwanjye bituma ngira umutima ubasha kugeraho urukuta rushyira kure yanjye nawe. Ntabwo ngishaka kuba najya kure yawe, ashaka kongera kuba hafi yawe, ashaka kongera kwizera, ashaka kongera kwiringira. Unyoroshye kandi uncishe bugufi n'urukundo rwawe, maze utangire utsuke amazi yawe y'ubugingo ahari harumagataye, maze ahari harapfuye hose uhagarure ubuzima, uhahe ubuzima. Wongere unyibutse umunezero w'agakiza kanjye, ugaruze bya bintu bitangaza biva iwawe byigeze bizaho mu buzima bwanjye. Wongere unyatsemo, wongere watse wa muriro wawe kuri nge Mana. Mwuka wera, nge ntabwo nabasha kwihindura, narabigerageje, nagiye ntanga amasezerano ntabasha gusohoza, ngerageje ku mbaraga zanjye ariko byose bikananira. Ariko kano kanya namaze kumenya ko n'ubuntu bwawe bwabasha guhindura kandi bukabasha gukunguza no gukora muri nge bukampindura. Kize hasi isoni n'ikimwaro, kize ndetse hasi byose bya bikomere nari narahishe byose byari biri muri nge, ndetse na buri byaha byose nari narahishe byose ndabiguhaye Yesu. Byiza, ibibi ndetse no gukomereka, maze ugire inzira zanjye uncire inzira mu mutima wanjye, maze inzira zawe zibonekemo ari nyinshi. Urimbure ibikwiriye kurimburwa, maze wubake ibikwiriye kubakwa. Kureho iminyururu, maze ubashe gukiza ibyari byarambabaje byose. Nshiremo inzozi nshya, ngarure umunezero, ubwenge bwo kugukorera uko bikwiriye. Unyigishe kongera gukunda, unyigishe kongera kubaho nanone. Ungire mushya, unyuzuze, ungire uwawe. Abyemeza uwo ndi we wese umutima wanjye ari uwa Yesu Kristo. Uri umukiza wanjye, uri umucunguzi wanjye, uri inshuti yanjye, uri umwami wanjye Yesu. Kandi buri munsi uzahora ukwiriye ko ari we nkwiriye gupfukamira, ko ari we nkwiriye gucira bugufi. Yesu, ndagushimira kubwo utigeze undeka, ndagushimiye kubwo gukomeza kunkunda, ndagushimiye amashimwe n'icyubahiro bibi byawe. Senge mu izina ryera kandi ryuzuye imbaraga, ariryo zina ryawe Yesu Kristo. Amena. Iri sengesho nsenze rikoze ku mutima wawe, andika amina kandi uryizere. Bibe nk'ikimenyetso cyo kuba wizeye muri commentaire, kandi buri migisha yose iri muri iri sengesho yose kugereho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu gihe ukeneye isengesho ryihariye kandi biroroshye ko batangira ko wabitumenyesha muri commentaire tukazagusengera. Natwe ni iby'agaciro ko gusengera ku buntu n'amahoro bya Yesu Kristo bizaba